mipira y'imbeho duteganya ko hari imvura izagwa ya mipira tugakenera kuyifubika natwe tugiye kwinjira mu gihe cy'imbeho yego ku banyamwuka bari kunyuma igihe cy'imbeho tugiye kwinjiramo ni igihe buri muntu wese agiye gukonja naho izuba ryaba ririmo kuvaga akagira ibintu bituma akonja muri we yego ubundi iyo umuntu yakonje ahindura isura hari ibimenyetso agaragaza by'uko yakonje yego rero ibyo bihe bigiye kuba ku bantu benshi ariko Roba sinzi niba abantu bari kutwumva abantu bumvisha Imana mu gihe cyo kuvuga kwayo bakumva bakabika imvugo y'Imana bakayubaha bagakora ibyo ibasabye abo ngabo mu gihe cy'Imana ije gukora nago bakeneye ngo Imana iri kuvuga iki ahubwo bari kuvuga ngo Imana ubwo ije gukora twe duhagaze gute yego hanyuma rero aba bantu bahawe imbaraga z'igihe cy'Imana ije gukorera amen ntago batewe ubwoba ntago bagiye guhinda umushyitsi ntago bagiye gutaka ntago bagiye kuboroga nta rusaku uzi impamvu ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze ngewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga ntago ndi jyenyine nubwo ndi nyuma ya kamera imbere ya kamera ndi kumwe na Solange umeze ute neze neza uri amahoro yego ndashima Imana nanjye ndamahoro ndashima Imana manzi usuhuze abakunzi bacu n'inshuti zacu badukurikira ku miyoboro yacu nsuhuje abakunzi bo kuri Prince Robert no kuri Solange TV yego tuba tuhuye kugira ngo twongere tugere gute tuganire nta kibazo abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo reka tubabwire ngo tubahaye ikaze yego sibyo yego hanyuma babwire bakore subscribe iryo jambo rijyari ntabwo uzi kurivuga nawe abantu benshi rirabananira umukore subscribe sibyo bahaye ikaze rero kandi umwuka w'Imana akomeza abe ku buzima bwanyu banaje kureba bamenya cyangwa se umuhanuzi kazi kugira ngo numve icyo Imana ivuga sibyo se abantu benshi bakunda kumbwira ngo wampaye nimero ya Solange wazashyize nimero yawe kuri channel yawe ariko se nayibaho iriho cyangwa ntabwo ujya ubita iriho ariko nyine abantu benshi yego ni byiza guhamagara ni byiza no gufatanya ariko iki gihe tugezemo dukwiye kumva tugakora yego nkwiye kumva ibyo Imana ivuze njye nkabishyira mu bikorwa ntabwo ari ngombwa kujya gushaka uwabivuze wa muntu we muri iki gihe dufite abantu bafite amatwi y'uburyo butatu hari abantu bumva bumvishije hari n'abantu bumva babumvishije hari n'abanze kumva burundu kandi abo bose ugomba kubana nabo ukabakira dushyira imbere y'Imana tuganire ni byinshi Imana ibashyize ku mutima wawe nanjye niyo mpamvu banaje kugira ngo tuganire kandi uyu munsi n'ibihe turimo dukeneye kumva icyo Imana ivugana n'abantu bayo hari umunsi itavuze se iravuga ariko se cyagiye uribuka wa mugabo watabarutse ajya akabwira Aburahamu ati wamba bari ukansubiza mu isi kujya kuburira bene data Imana ikavuga ati mfite abandi bahanuzi buri generation na buri gihe kigira abahanuzi bayo subiramo rero ibyo yavuze nta bishya bihari yego dushyira imbere y'Imana Imana turagushimye turaguhimbaje haleluya dushimiye nuko waturinze ikimenyetso cy'uko waturinze nuko turiho tukaba duhumeka umwuka w'abazimu ushimwe amen waturwaniriye intambara twe tutari gutsinda ariko kubw'amaboko yawe urazinesha uyu munsi duhagaze tutari ibimuga duhagaze tutagendera mu tugare ubwo duhagaze kubera umugambi wawe nyamara hari ibyashatse kutwambura ubuzima ariko waraturinze Uwiteka waturokoye urupfu rukomeye kandi n'uyu munsi uracyaturokora ibyo ngibyo byibutse bidutera kugukunda no kugukorera ndetse dushyizeho umwete n'imbaraga zacu n'umutima wacu wose niyo mpamvu turi muri uyu mwanya turakwinginze ngo ubane natwe umwuka wera dushyigikire kandi atuyobore mu kuri ariko jambo ryawe ndakwinginze ngo ikinyoma Uwiteka nyir'ingabo Imana gita agaciro ahubwo ukuri kw'ijambo ryawe gukomeze kwamamara mu isi yose ndetse gukomeze kuyobora abemera kugukurikira mu izina rya Yesu amen amen ejo muri nakurikiye message Imana yaguhaye uvuga yuko wabonye umuntu ukomeye ata ikamba mu magambo make kuba kuri Prince Robert ntago baribonye yavuga gute barabubonye yego ntago ari ukurita ahubwo nabonaga ari muva mu mutwe
we kuva mu mutwe kwe nta ruhare yabigizemo rero ryamuvuye mu mutwe ririrukanka riragenda rero nabonaga abagabo benshi bariri inyuma baryirukankana bashaka kurifata ariko birananirana nta wigeze mubona abonye baryirukaga inyuma nta n'umwe nabonye urifata nta warigezeho muri make nta waryakiriye mu maboko ye nuko ubwo butumwa bwavuga yego hanyuma sora uyu ikintu cyatumye nza kuganira nawe isi yose imeze nk'iri muri kawo abafite ubwoba bw'intambara ya Israel na Iran na Amerika abafite ubwoba bw'inzara abafite ubwoba ko Yesu agiye kugaruka abantu bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ab'imiryango iri donc ubona ko isi yose iri muri kawo ubundi nk'umuntu w'Imana wowe ni iki Imana ikwiye kuvuga iri kuvugana n'abantu bayo muri iyi minsi rero Imana iri mu ijonjora irimo gufata abantu basenga by'ukuri ikabashyira ukwabo n'abantu basenga bakina bajandajanda basenga bakina mbese ntibazi ibyo barimo yego Imana izi gutandukanya abantu barimo gusenga by'ukuri kandi bibari mu mutima bashyizeho imbaraga n'umutima wabo wose yego inazi kureba abantu bavuga ngo dusenge kuko dukeneye iki dusenge kuko nshaka ko Imana inkorera iki mbese muri we nta ntego y'amasengesho afite y'ahazaza nabishakira aho Imana imitsima niba bandi bamwesha amazi bajabagura nko kwa Gideyoni izi kubatandukanya n'abamwesha intoki cyane rero aba bantu Imana irimo gushyira ukwabo irimo kubashyiraho uburinzi bukomeye irimo kubambika imyambaro ibarinda imvura ibarinda imbeho tujya tugura imipira y'imbeho mu gihe cy'imvura ubu turi mu gihe cy'imvura buri wese akenera kwifubika n'abadukurikiye urumva ko kari kugwa gake gake rero ntabwo turakomeza dukora ikiganiro tugura imipira y'imbeho duteganya ko hari imvura izagwa ya mipira tugakenera kuyifubika natwe tugiye kwinjira mu gihe cy'imbeho ku banyamwuka bari kunyuma igihe cy'imbeho tugiye kwinjiramo ni igihe buri muntu wese agiye gukonja naho izuba ryaba ririmo kuva akagira ibintu bituma akonja muri we ubundi iyo umuntu yakonje ahindura isura hari ibimenyetso agaragaza by'uko yakonje rero ibyo bihe bigiye kuba ku bantu benshi ariko mbwire abasenze Imana n'abayibaye hafi ngo umwambaro wo kubafubika Imana yamaze kuwubahereza imbeho ize ntize barifubitse imvura igwe ntigwe bafite uburinzi baritwikiriye kandi abo bantu ntabwo bazatakaza ibiro kuko bari mu rwihisho rw'isumba byose batandukanye n'abandi bose bakinishije ibi bintu ariyo mpamvu uvuze ngo gutanga nimero njyewe ntabwo irwaneho senga nanjye nsenge kubera ko hari aho tuzagera ibyo ayo nasenze akaba ariyo ntambutse nawe ayo wasenze akagutambutsa ntabwo njyewe ayo nagusengeye azagutambutsa cyakora yagufasha ku kibazo ufite kuko nanjye yamfasha ku kibazo mfite ariko hari aho dukwiriye kugera hakagaragara ibikorwa byawe nyirizina ibyanjye bitarimo rero icyo nabwira abantu n'ejo bundi tujya ku munzani ku mwami Yesu atangiye gushyira ku munzani ngo apime n'imirimo n'iki byose ntabwo uzajya uhamagara ngo imirimo yanjye ngo nayikorewe na Solange na Robert n'undi wundi ariko Roba reka tuvuge kino kintu abantu bameze nk'abavunjayi ku Mana yego tuvuge niba umuntu aguhamagaye insengero uramusengeye akagushyira imbere umutego w'amafaranga hanyuma niba wowe uzi ko usenze Imana hakaba hari ibyo ikubwiye washaka kugufata nk'umuntu ashaka gukoresha buri munsi ejo ongera hanyuma niba ari n'ibyo yagusezeranyije ejo akabyihorera nge nsigaye nibaza ku bantu nkavuga se ubundi aba bantu ni imitego bagenda bashyira ku Mana ese ni ikiguzi bashyira imbere y'umuntu kugira ngo ukore icyo kintu wumva ugifitemo imbaraga ariko nge siko nteye niba Imana imbwiye kugusengera ndagusengera kandi niba imbwiye ngo irabikoze kuki ukomeza guhatiriza ngo bakomeze ibintu Imana yakoze kera muri make ntabwo twizera ikindi ntitunyurwa n'ibyo Imana ikoze ariko nubwo tutanyurwa nabajije ikibazo cyanjye nk'umuntu w'Imana turi mu ntambara nta nubwo izabu z'ubuzima z'imibereho nibwo zigiye n'intambara sibyo turi mu bigeragezo byinshi bigiye bitandukanye amakara twaguraga 12 ari kugura 20 yego bamwe baravuga ati turahungira kuri gaze bataho yavaga Amerika n'inuza na Iran byatumye hafu Imana yarabivuze ikintu rero kitumye abantu duheranwa
no kwivovota ndetse no guca imanza. Yego. Nuko tudatega amatwi mu gihe cyo kuvuga kw'Imana. Nuko tudatega amatwi mu gihe cyo kuvuga kw'Imana. Ngo twumve iki tubwira, niturangiza dukore iki dusaba. Ahubwo tugashaka kuza kumva igihe cyo kuvuga kw'Imana mu gihe Imana ije gukoramo. Ntabwo byakunda. Zamura icyo gitabo mvuga ibintu ngiye kuvuga. Icyo gitabo ufite mu biganza kizamura hejuru kuri kamera abantu bakibona. Icyo cyitwa Bibiliya. Abantu benshi banga kuyumva ukwiri, bagashaka kuyumvisha amarangamutima yabo. Yego. Sibyo? Hanyuma hari ibintu yagiye ivuga nk'ubu Yesu Matayo 24 yarahanuye, ni kandi we niwe muhanuzi mukuru. Sinzi niba utemera ko adusumba, genda byemera 100%. Yego. Aravuga ngo mu gihe cy'imperuka muzumva intambara, Yego. ibyorezo, impuha zabyo, amashyanga atera ayandi mashyanga. Siwe babyihanuriye. Yego. Daniel we aravuga ngo bitegetswe, baramubwiye ngo Daniel ibyo byihoreye bitegetswe kugeza ku munsi w'iki w'imperuka. Ariko se abantu ko bakomeje guhangayika no kunamuka bakora iki sora? Nicyo numva nshaka ko tuganira. Bakora iki? Nawe icyo kibazo mbajije ugifitiye igisubizo. Igihe cyacu cyo gukora cyararangiye. Navuze ngo twebwe dushaka kuza kumva imvugo y'Imana mu gihe cyo kuza gukora kwayo. Turabibusanya. Mu gihe twakagombye kuba twarumvishe, ni igihe yaduhaye ibyo kubabwira. Itunyuzemo, ikoresheje n'abandi. Hanyuma uyu munsi rero yo irimo iza gukora ibyo yavuze. None kubera ko abantu banze kumva kandi irimo kuvuga, nayo ntabwo icyo gihe kikigarukamo. Ahubwo yije gukora ibyo yavuze kugira ngo abana b'abantu barusheho gutinya no kwezwa, bavuge ko iby'Imana ivuga ari ukuri, abantu bihana. Yego. Muri make wumva yarumvishe arakora. Uwo rero wumvishaga anakora agahagara mu mwanya Imana imusaba guhagararamo, nta kibazo afite. Ako sora ko abantu bamwe Satana bamereye nk'ukuntu ari kubatera akajya no kubwego ajya no kubambura n'ibyo bifitiye ko. Uwo rero ni umwuka w'ubwoba. Niba Satana ari gutera abantu, arabateye ko ageze no kubwego ari no kubambura ibyo batunze, hari ahantu atagomba kurenga. Uzi impamvu hari ahantu atagomba kurenga? Yego. Reka dusome ino nkuru iri mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 20. Ntago ndi busome ibintu byinshi cyane. Aravuze ngo bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare. Nuko atera i Samariya arahagota, araharwanya. Benihadadi uwo atuma intumwa kuri Ahabu mwami w'Abisiraheli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, ngo nabo ni abe. Mwami w'Abisiraheli aramusubiza ati bibe uko uvuze mwami nyagasani, nduwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragaruka ziravuga ziti Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakende bakizane. Numvishe? Yego. Ngo maze umwami w'Abisiraheli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati namwe nimunyumve murebe uko uyu mugabo adushakaho urwenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati ntumwumvire wanjye. Aherako abwira intumwa za Benihadadi ati nimugende mubwire mwami databuja muti ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo simbyemeye.
nuko intumwa ziragenda zibwira ibyo Ahabu amushubije. Benihadadi arongera amutumaho aramubwira ati ingabo zanjye zinkurikiye nizibona i Samariya umukungugu uzikwira umuntu wese akabona uwuzura urushyi, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Ubwo Benihadadi yari mu ihema hamwe n'abo bami banywa, yumvise ubwo butumwa abwira abagaragu be ati nimwigere. Nuko barigera batera umurwa. Rero ikibazo warumbajije ngo Satani arimo gutera abantu akabanyaga, shaka nabambura pe. none se sizo nkuru dusomye uyu mwami cyangwa se uyu mugabo Benihadadi icye ni ugutera ubwoba. kandi gutera ubwoba baratera ubwoba abantu b'Imana bafiteho amasezerano, bafite nzay'Uwiteka. ariko icyo dukwiriye kumenya ni ukumenya ko niba Imana yaravuganye natwe, ibyo yavuganye natwe ni ibyo kwizera, ni ibyo kwiringira. kandi Imana ifite imbaraga zo gukuraho ubu butware bwa Satani, bwo gukuraho ubu butware bw'abadayimoni. kubera ko iyo turi mu gihe nk'iki ngiki, Satani ntabwo agenderera ab'isi, agenderera ubwoko bw'Imana kugira ngo abuteze kwiheba no kwivuguruza ku cyo bamenye, no gucika intege ku byo babwiwe, kugira ngo abafatire muri wa mwanya nabo bahindura iminyago yabo. nta yindi mpamvu rero ituma Satani arimo kutugota, ni ukugira ngo adufatire muri izo ntambara, muri ako gahuge, muri ubwo bwoba, atume dutandukana n'Imana. aha rero niho dukwiye gukomera, tukabwira Satani, tukamubwira ngo Imana tuvuga, Imana dusenga ntabwo ishingiye ku mazu twubatse, ntabwo ishingiye ku masitoke dutunga mu nzu zacu. Imana tuvuga ntabwo ishingiye ku myenda twambara. Imana tuvuga ntabwo ishingiye ku buzima bw'isi tubona, ahubwo Imana tuvuga ishingiye ku mateka n'ubuhamya dufitanye nayo. Haleluya, amen. Mbese ntabwo tuvuga Imana kuko twariye. icyo ni ikintu abizera dukwiye kurwanisha muri ibi bihe nk'ibi. ntabwo tuvuga Imana kuko twambaye neza, oya, tutanambaye neza tuvuga Imana. ntabwo tuvuga Imana kuko turi mu mazu meza ageretse, oya, tutanayarimo tuvuga Imana. kuko kuvuga Imana kwacu ntabwo gushingiye kuri ibyo byose tubona, ahubwo gushingiye ku mateka dufitanye nayo. Haleluya. Mbese kuvuga Imana kwawe Roba bishingiye ku mateka ufitanye nayo, bishingiye ku buhamya ufitanye urugendo twagendanye. Haleluya. ku byo yakoze muri njyewe. kandi ngira abantu, Satani yasabirije Yobu, agenda yifashishije ubutunzi. n'iki gihe Satani yajya kudutera, duterera kubifatika. ariko Satani yaza kumenya ko gukiranuka kwa Yobu kudashingiye ku byo atunze, ntabwo aba yaratanze urugero rw'ibyo atunze, ahubwo aba yaratanze urugero ku gukiranuka kwe, akaba ari ko asaba, ariko yasabye nabi. rero gukiranuka kwa Yobu ntabwo kwari gushingiye ku bana, ntabwo kwari gushingiye ku mafarashi n'ingamiya yari atunze, ntabwo kwari gushingiye ku mitungo afite. niyo mpamvu yakomeje kwiringira imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana yabajije Yobu, iramubaza ngo inkingi zifashe isi zishinze he? imfatiro z'isi zishinze he? iyo baravuga ngo simbizi. Haleluya. uko nguko abantu batazi aho inkingi zifashe isi zishinze, ni nako Satani adakwiriye kumenya aho inkingi zidukomeza ku Mana yacu zitereye. mugabo umwe yaravuze ngo imbaraga zitegeka izuba rikava iburasirazuba rikarengera iburengerazuba. ubwo tutazi ubushobozi bwazo, dufite ibyiringiro ko n'iziri muri twe. abantu nibizere, Haleluya. no gukuka umutima, mugira imbaraga. uyu mugabo yavuze ngo uwambaye umwambaro w'urugamba yikwirata nk'utabarutsa wiyambuye. turacyari mu rugamba, turacyambaye umwambaro w'urugamba. nta mpamvu yo kubwira Satani ko atsinze, kandi dufite Kristo watunesheje. Haleluya. erega uko byagenda kose Imana izatsinda. ndakunda kuvuga ngo abanyabwenge bagwire ntibagwire, Imana izatsinda. ingabo zibe nkeya zibe nke,
byanze amavi yose bikunze azapfukamira hari Imana. igihe amavi yose yo mu isi Azayipfukamira. indimi zose zo mu isi zizahagarara zikavuga ngo koko Bibiliya iravuga ngo n'abandi bamucumise isumu mu rubavu cyane ngo bazavuga ati twacumise isumu mu rubavu bicogozwa n'ibihe ngo tuzayagura amakara kubera Imana, yego tuzahaha kubera Imana. Ariko higira umuntu wasenze Imana, wabanye n'Imana, ufitanye amateka n'Imana yaho yatuvanye, dufite aho yadukuye roba, dufite n'aho itugejeje, kandi ikomeje kutujyana heza harusha aho turi uyu munsi. Ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Petero aravuze ngo ubifite ibyo niyiboneze nk'uko waboneye. Uyu muri yararigira avuga ngo naho yatumirwa Imana ikavuga ngo ngwino ugapfa ngo nzapfana ibyiringiro, ngo nzagira ibyishimo bidasanzwe, ngiye mbonye ihirwe ryo kujya mu ijuru. Ubundi umuntu wizera Imana ntago akwiye gukangwa n'ibyo isi idukangije. Ariko niba Imana yarateguje abantu ikavuga ngo ababiryaga bakabimena mu mufuka, uyu munsi bashatse baba bayetse kumena kuko igihe kigiye kugera ibyo bamenye bazabikenera. Niba Imana y'ubwayo ibwira abantu ikavuga ngo mwige kurya bikeya, yego none se uri butarigeze utazi kwiyiriza urarya bikeya gute? Ubundi ko abayo yababwiye kera bagatangira mu bikorwa ibyabo, yabaye kunyurwa bariye batanariye. Yego Twuzura umwuka, ntabwo twuzuzwa umwuka nuko duhaze, tunashonje umwuka araza. Haleluya, akatwuzura. Amen. Kandi tukumva duhagijwe nawe. Yego Iyo turiye ni byiza ariko tutanariye ntibitubuza gukomera. Abatubanjirije bagiye bahamya bavuga ngo Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo zigize gute ziri. Amen. Mane kumugesha. Mbwira bankurikiye mwebwe mu nyumva, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwabasore, muri wese unteze amatwi, bwira Satani uguteye ubwoba, ubwire Benihadadi wawe uri ku ruhande rwawe, umubwire yuko imibanire yawe n'Imana idashingiye ku byo utunze. Imibanire yawe n'Imana idashingiye ku kazi ukora, ahubwo ishingiye ku mateka wowe ufitanye nawe. Ntabwo tubana n'Imana kuko yatumye iguhamagara, aho yakunyujije naho yakuvanye, aho ngaho hagutera gukomera. Ukavuga ngo biriho bitanariho ngomeje kuba imbere y'Imana, kuko iyo nkurikiye si umuntu, ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba. Amen. Amen. Rero abantu bagiye gucika intege ni abantu bagiye gukenera kumva mu gihe cyo gukora kw'Imana. Ariko abantu baje kugendana n'Imana mu gihe cyo gukora kwayo babanje kumva, bazi ibyije gukora. Babandi bafite amatwi yumva ibyivuze nabo bavugaga ikabumva, abo ngabo nta kibazo bafite. Ariko Roba sinzi niba abantu bari kutwumva. Abantu bumvisha Imana mu gihe cyo kuvuga kwayo, bakumva bakabika imvugo y'Imana, bakayubaha, bagakora ibyo ibasabye. Abo ngabo mu gihe cy'Imana ije gukora ntabwo bakeneye ngo Imana iri kuvuga iki, ahubwo bari kuvuga ngo Imana ubwo ije gukora twe duhagaze gute. Hanyuma rero aba bantu bahawe imbaraga z'igihe cy'Imana ije gukoreramo. Amen. Ntabwo batewe ubwoba, ntabwo bagiye guhinda umushyitsi, ntabwo bagiye gutaka, ntabwo bagiye kuboroga, nta rusaku. Uzi impamvu muri Covid Imana yatubujije kujya gutonda umurongo w'abasaba ibiryo. Twari twarasenze Imana iratubwira ngo ndabagaburiye, muri mwe ntawe uzicwa n'inzara. Irangije iratubwira ngo muri mwe sinzigere mbona hari umuntu wagiye gutonda umurongo aburana ngo bamuhaye bikeya. Kiriya gihe cya Covid abakozi b'Imana bagipimiwemo ntibabimenya urusaku rw'ibiryo, ariko umuntu watuje akicara hamwe Imana yaramugaburiye. Amen. Cyane yarariye kubera ko byari kwisezera. N'impamvu abantu tuvunika, turafata ibihe, turahuza ibihe. Mise numva neza igihe cy'ahantu Imana iri kuvugira naho iri gukorera. Hari ahantu Imana yari yaravuze ko abantu bagiye gutambuka, bahageze bavuga ati ubwo twavuganye nayo ikatubuza ahantu, naha tugeze irakorana natwe. Haleluya. Imana irakeneye ngo dukanguke Roba, amatwi y'umwuka panaya twumve. Irakeneye ngo ubwonko butari ubu butekereza kawunga n'imiceri bukore, buhumuke, bukanguke, tumenye imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Niba Imana ishobora kugukiriza ahandi abandi bari gupfira, imbaraga zihakunyujije ntabwo zitumye uwundi ahapfira. Nubyizera rero uzakomera udakomejwe n'ibyo urebesha amaso, ahubwo ukomejwe n'ibikurimo. Azungo ni igihoya. Dutekereze ku mbaraga z'Imana ziducisha aho tutagombaga guca.
n'amategeko ahatwicira hari ariko kubw'uko Imana yahavuze ubuzima wahagera ikabona ko uhageze igahita yibuka ko yakuvuzeho ubuzima igahita ivuga ngo komeza. Navuganye nawe igahita ivuga ngo komeza. aha ntago ari aho kuvuga naho gukora, navuze ko ntanze ubuzima, aha naho gutanga. aha ngaha rero naho gutanga, si aho kuhakubwirira ko nguhaye ubuzima, narabuguhaye. Navuganye nawe ko utaraza ko nguhaye ubuzima, aho ugeze rero naho gukora nkerekana ko ntangira ubuzima. Haleluya. Imana igeze kutubwira ijambo rikomeye turi ahantu turi gusenga, iravuga ngo ngiye gukora ikidasanzwe ku buzima bwanyu mu gihe abandi inzara izajya ibibishe mwebwe nzajya mbagaburira. Iyo ugeze ahantu hari inzara niho Imana ije gukora, kuko ariho yaba yaravugiye ko izagira gute, ko izakorera. Umunsi umwe hari igihe twabayeho no kurya ari ikibazo. Umwana yajya kwaka ibiryo ukumva ashaka inkono ukamukubita kugira ngo ataza no kongera gusohora iryo jambo itaza kongera kumucika, ku buryo mbese abeho nk'igitsure, ku buryo navuga ibiryo arabazi ko ari bukubitwe. Ngewe icyo gihe cyambayeho rero nayitegerezaga abana banjye nkabona ntibajya bakura, none nkumva afite agahinda, nkumva ndababaye. None umunsi umwe nza kubaza Imana, ako Mana kubera icyo abana banjye badakura? Imana ifite ibisubizo bitandukanye n'ibyo twebwe dufite. Rangije irambwira ngo witegereje neza ubona ko abana bawe koko badakura. Warebye neza? Warebye. Irangije irambaza ngo imyenda bambaye bakivuka niyo bacyambaye. Imyenda bambaye bakivuka niyo bacyambara. Koko niyo kibambe. Nsanga najugunye. Nsanga ahubwo yarabasize nta yindi bafite. Mpita ntsindwa nca bugufi ndavuga ngo Mana mbabarira. Ariko aya maso yanyerekaga ko badakura. Kubera iki n'ubutayu bikanyereka ko batavaho bari. Ariko Imana igavuga ngo barakura. Buriya Imana ishobora bizima imbere ko ari yibakura. Imana ishobora kukubaza, ngiye nabyaye abana, shaka kumbaza ngo mbwira nk'umwana wawe wenda mutoya yarebye ryari. Ntacyo ntabwo icyo gihe nyizi. Ariko Imana izi igihe yarebeye. Izi gihe yigiyeho kuvuga. Ariko njye ubumva naramubyaye ntabyo nzi. N'umwana wawe ubu nawe bize n'intekereza hari ibintu byagiye bimbaho wambaza ngo byakubayeho ryari. Ariko Imana yirabizi. Ibikabibizi disi. Rero tuve muri izo ntekerezo z'akajagari ziciriritse, twivangure, turabanyembaraga, turakomeye. Yego. Uziko naraye ndose nteruye perezida. Ibaze. Je namaze gusenga saa 9 ndota inzozi. Hari abantu bavuga ngo imbaraga dufite tuzikura he? Ntabwo tuzikura mu muceri. Turasenga. Yego. Dushaka Imana, gusenga ubundi ni nkarezo. Ubundi iyo umuntu afite telefone agenda ashakisha hari bubonererezo. Rero rezo yanjye ishobora kuba iri kanyarira, ubwo ntagiye network ziracika. Rezo yanjye ishobora kuba iri mu mazi, ubwo ntayahagazemo ziracika. Cyangwa akaba ari n'ahandi ari icyumba wihinamo ugakubita uri kumva. Rero gusenga ni gushakisha rezo idukonegita nijoro. Gusenga ntawe uzabirwanya ngo abishobore. Bazabica mu butayu, telefone zikore bace kuri telefone, umva tujye dusenga. Ayumugenda niyo nanjye kuvuga arakora shawe nizigera bicika. Reka mbabwire umuriro Imana yacanye nta mwana w'umuntu uzawusukamo amazi. Iyo ubwayo kereka ni buzima, ariko ntago umuriro Imana yacanye wa Pentecote Antikristo aze ntazi tuzakomeza kuzura umwuka. Yego. Narose neruye perezida ngo nkajya mvuga ngo ariko se ngaho kugira ngo ari unteru ngo ari unterura ni nge umuteruye. Nabona ngo ndishimye, ariko hari icyo babivuze mu buryo bw'umwuka. Yego. Hari icyo babivuze ariko Imana ibiri kutwereka. Rero mbwira abantu, mbwira abanyamasengesho bankurikiye badukurikiranye kuri Robert, muhumure yavuze niyo kwizerwa. Yego. Nta jambo riva mu kanwa k'Imana ry'impfabusa. Nta n'ikivugira kwibeshya. Yego. Icyo yavuze no kugikora izagikora. Ahubwo uhagaze mu mwanya ukwiri. Uhagaze mu mwanya wa nyawe. Uri gushaka ngo Imana ivuga iri gukora, cyangwa uri mu gihe cyaho Imana ikorera nawe witeguye imikorere yayo? Tumva nta kindi nakongeraho. Sura reka mfate umwanya ngushimire. Yego. Shimire n'abantu bari badukurikiye, mbabwire ngo Eldad wabo ibatera ubwoba. Ibatera ubwoba. Ibakanga. Iyo bavuganye nayo. Ni ifite ijambo rikomeye. Njya nkunda ijambo Yesu yabwiye abantu, yarabwiye ngo mu bantu bose babyawe n'umugore ngo nta muntu uruta Yohana. Ngo ariko umwana muto mu bwami bw'Imana aramuruta. Amen. Rero hari abaririmbyi none dufite gutinya habe na gato, kuko uri muri twebwe. Arakomeye.
Imana muri gumugisha n'abari badukurikiye, abari bacitse intege, abari banamutse, ababonaga nta byiringiro, ababonaga nta nzira, ababonaga nta buryo, mwongere musubizwemo ihumure. Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukorera. Erega no mu bihe nk'ibi tubona bikomeye, twiringire ko turi kumwe n'Imana. Ubundi aha ni Imana ikorera. Imana ikorera ahakomeye kugira ngo yerekane ko ikomeye. Ikomera kwayo. Ndagushimiye ko udufashe umwanya ukatuganiriza. Shimiye n'abantu bose bari badukurikiye. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom, naho utaha. Murakoze.